Imana tasaralawa Imana la tabo Inetre savala Mereto tekasha Imana talabo Mereto salabo lewa Mereto alabo lewa Mereto sebo lewa Imana ishingera Imana yatugete Imana nziza rata nayikuniye Imana idutera tasirewa Mereto savalabo Imana ishimwe mujye mumvugira Imana neza. Haleluya. Hari umuririmbyi ujya uvuga neza akavuga ngo mumvugire ngo Imana ikiza uburwayi Imana yubaka ingo Imana yacu bwite. Haleluya. Mumvugire ngo kohereza amasengesho muri izi mpunzi Uwiteka. Leneboneta before senekutazomene ni wowe ne boneta enekuta enebo fire ni ehede phone stifo enekuta Boneta shika enebone chance Uwiteka rengera ubugoko bwawe reka marayika ukomeye reka yongere kugera kuri buri wese mwami uri mu buhungiro kandi Uwiteka Imana turasenze kugira ngo basubize mu ngo zabo kuko ufite ubushobozi nta ujye ubasha kukwambura ubushobozi bwawe kuko uri Imana Boneta shene bonetaya urinese bonetaya niwe vayasi edebo taibo niwe neze boneta enekuta niwo ereze botika nebonetaya Uwiteka kavugana na lereze botika jenesi Rebonetika befo alazebonetaya aravugana nawe nezebonetaya ugwaya kaguru haravuze ngo netebo fire sikia aravuze ngakira gukira Nezebonetaya ibo fire sikia aravugana nawe netaya wabuze abana bawe haravuze ngakira amahoro yo mutima Nezebonetaya ibo fire sikia haravuze ngakira amahoro yo mu mutima haravuze ngo kandi Uwiteka Imana haravuze ngaje kugushumbusha Seboneta before nekutaya haravuze ngo kandi Uwiteka Imana haraje ageza urara aje kuhakora netaya ubugenzuzi haravuze ngo arakurinze cyane haravuze ngo yohereje netaya ngabo zo kukurinza Seboneta before aravuze ngo ye urushe kandi uromerewe haravuze ngo netaya haravuze ngo akira amahoro mu mutima haravuze ngo aje kuguhumuriza haravuze ngo dakugezeho haravuze ngo jedibo fire sika haravuze ngo nukuri haravuze ngo akira kune Mwami Imana yacu turagushimiye. Amen. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana igibasha kurengera abantu bawe. Nongeye gusengera Mwami impunzi zose ziri mu bihugu byo hanze. Ndazisengeye cyane kugira ngo zisubize Mwami mu ngo zabo. Ndasenze cyane kugira ngo aho bari hose ijisho ryawe ribaboneke. Haleluya. Haleluya. Ndasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zongere kubageraho. Mwami Imana nyiringabo, nsengeye igihugu cy'i Burundi, nsengeye igihugu cyo muri Kongo. Hari impunzi ziri hirya no hino. Hari abari kurara hanze, hari abari kurara mu binani, hari abari kurara mu mashyamba. Hanane boneta ndabasengeye Mwuka Wera, ngwino batabare, ngwino bagirire neza, ubarengera Uwiteka. Nsengeye ababyeyi, nsengeye abana batoya, nsengeye abagabo, nsengeye abasore. Harabineta bifo nene kutaya Uwiteka Imana barengere kuko aronyira ubutware, ari gufite imbaraga, nta utakura umuntu, nta utashyira umuntu. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubushobozi bwawe bwongere kugera ahantu hose hari icyitwa impunzi. Mana uzigirire neza. Hari abarimo guhura n'ibibazo bitandukanye. Haleluya. Hari abari guhura n'inzara, hari abari guhura n'uburwayi. Abo bose ndabakweretse enetebo fire sikiabo nekutane bonetaya. Ndasenze cyane kugira ngo ibihugu byose birimo impunzi Mwami ugenda urengera impunzi, urengera ubwoko bwawe Mana. Reka ubatabare, ubagaburire. Hari abafite umwuma, hari abafite inzara, abo bagaburire.
rele boneta bifo hari abambaye ubusa abo wabambika Uwiteka Imana Nyiringabo ndakwinginze cyane kugira ngo ukore ikidasanzwe kugira ngo wigaragaze nk'Imana uri Imana irengera abantu bawe Mwami ndakwinginze kugira ngo ugendagende muri bihugu byose ahantu hari impunzi Mwami ijisho ryawe reka rigereho Mwami Imana Nyiringabo ubutabazi bwawe twongeye kukwinginga cyane kugira ngo ubutabazi bwawe bwongere kugera ku cyitwa impunzi Mwami Imana Nyiringabo nojye ubasha kurengera ubwoko bwa Iteka kandi tuzi neza yuko iyo wakinze nawe ujye ubasha gukingura kandi iyo wakinguye nawe ujye ubasha gukinga niyo mpamvu twongeye noneho Mana njyewe naratorabo ndumva shaka ku profesava ndumva tisa ndumva shaka gukira umva ukuntu Imana itubwiye ku murongo wa 8 ngo Yesu aramubwira ati byuka fotesa byuka profatirela byuka tisana lato byuka mu kwizera mu izina rya Yesu sevo tire tere trafota kusa byuka mu izina ry'uwabamu efotana byuka mu izina rya Yesu fotasi kuta byuka la bone sola trafasa aprofa byuka wikorera uburiri bwawe ugenda haleluya haleluya reka abantu babyuka mu izina rya Yesu byuka muri icyo kibazo mu izina ribo fata byuka rata savale kuta byuka mu izina rya Yesu yo haleluya byuka wambara izindi mbaraga umukobwa w'Isiyoni ngo kuko umucyo ukurasiye turashimira Imana ko Imana izanye umucyo mu izina rya Yesu byuka urabagirane byuka wikorera uburiri umaranye igihe kinini uryamyeho ubu buriri bwakubereye uburiri iki gisavota sa ikefutire tasivo hafolele lele ariko sine trafoti kuta Imana ishimwe Imana iratubwiye ngo byuka 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 tisa brefotisa byuka urabagirane byuka wikorere byuka nicyo kibazo byuka neboneka sava byuka Imana iravuze ngo irashaka kugukiza sisava icyo gisuzuguriro ayo tisine trafa icyo cyasha wambaye byuka Imana igiye kukigukuraho ikintu usabwe noneho ni ukubyuka kuko wabwiye Imana ngo noneho Mana njyewe nzamuye ijwi ryanjye ndashaka gukira none Uwiteka Imana arakubwiye ngo noneho njyafa Imana yibyiyumvishemo irakubwiye ngo noneho kirahaguruka zevare tura byuka tisa darabone futa byuka ugende byuka wikorera uburiri bwawe uyu buriri umaranye igihe kinini ubu burwayi umaranye igihe kirekire mwene data weho ubuzi kundusha leta sivo manafona watasa byuka tasiva labo bereta la sava byuka ugende niko Imana ivuze byuka urabagirane byuka nicyo kibazo haguruka nicyo kibazo Imana irakubwiye ngo haguruka ugende Imana niyo yemeye kugukiza ikigoyi cy'umugoyi Imana niyo yemeye kugukiza ibintu byakurwanyaga Imana niyo yemeye kugukiza zindwara zakubereye akarande indwara yafatirana iyi ndwara yakubereye ikigeragezo Imana yikozeho mu izina rya Yesu mu izina la tozala fota ariko Yesu ndamukunda iyo ndi kumuvuga mba numva atira la tarasivo mba kumwe n'umugabo ukomeye sine trofata ndigira ngo mujye mugirira Imana ikizere kandi mujye muba confidence y'ibyo muvuga mu gihe uzi ko nta mutima ugucira urubanza mu gihe ibintu vutara mu gihe ibintu uri kuvuga uzi ko uri kumwe n'Umwami Yesu uzi ko agushyigikiye uzi ko nta kindi kintu wirega tuvuga Imana neza tuyivuga ati sara trafatikuta rafotisa amenefo Imana iravuze ngo haguruka ugende besava haguruka ugende Yesu we hatikati trafatisava
haguruka ugende. Igihe cyarifotisa ngo Imana noneho yakunyuzeho ibona imyaka umaze uri kurira. Yewe muntu uri kundeba, umaze imyaka myinshi warabuze icyerekezo, warabuze n'uburyo usenga. Uvuga ati noneho Mana nzasenga yahe masengesho kugira ngo wumve? Nzasengera mu buhe butayu? Nzasengera mu buhe buvumo? Nzasenga gute? Ni gute? Imana yagiye kunyuraho imenya ko umaze iki gihe kinini uri kuyibwira ngo noneho Mana nzamuye ijwi ryanjye nyiza. None yasava yakunyuzeho ibona ko umaze igihe kinini ufite ayo marira, ufite aburirira, uri kuririra igihugu, uri kurira itorero. Ayiwe, Imana igihe umugisha abantu basengera itorero, Imana igihe umugisha abantu basengera abarwayi, Imana igihe umugisha abantu basengera abantu b'Imana. Erega narafata ntabwo ibi bintu Imana yabiduhaye ngo tubigumane ubwacu. No, nibyo yabiduhaye kugira ngo mbega tugirire umugisha n'abandi. Niyijya yomora ibikomere yera, niyigize ikareba ikavuga ati umwana wanjye yababariye mu isi, ikavuga ati umwana wanjye yaruhiye muri iyi si. Niyo mpamvu nanjye nje kumuhemba. Nagira ngo mvugane nawe umaze igihe kinini ufite ikigeragezo. Nagira ngo mvugane nawe ugiye ufite intambara zigiye zitandukanye. Hari n'ibyo utabwira bene so, hari ibyo utabwira umugabo wawe, hari ibyo utabwira umugore wawe, ariko nagira ngo ngutangarize bya bindi ufite mu mutima utigeze ubwira inshuti, utigeze ubwira imiryango, Imana yarabibonye. Icyakora bo ntibakwibagirwa, Uwiteka we ntazakwibagirwa. Kandi uretse ibyo yanaguciye imanzi mu biganza, akira gucibwa imanzi mu biganza mu izina rya Yesu. Kandi umuntu Imana yaciye imanzi mu kiganza, uwo muntu aba ari umunyabugingo. Nibyo kera hari abantu b'abasore bakundanaga, umusore agakundana n'umukobwa, yarangiza akavuga ati ngiyeho kugira ngo ntazakwibagirwa, reka mfate urwembe ugukateho ku ruhu, noneho uva amaraso, ya maraso tuyavangane, nibwo nzabona ko utazanyanga. Babyita kunywana igihango. Yego, bagiranaga igihango. Abo babikoraga nk'abantu nyine muri ibyo bihe bitambutse byashize. Noneho rero umva Imana nayo aho biba byaragiye, ibyo bintu bigenda bizenguruka. Dushimiye Imana natwe ko yaduciye imanzi mu biganza. Haleluya, haleluya, amina. Dushimiye Imana ku bantu Imana yaciye imanzi mu biganza. Yego, Imana ishimwe. Ndiyo, Imana nimba guciye imanzi mu kiganza, kandi nimba unafite amakuru ko Imana yaguciye imanzi mu kiganza, haleluya, yamutuze neza gushimira yera, ukorera Imana neza. Kuko ikintu cya mbere uzicarana nayo mu bwami bw'ijuru. Haleluya, haleluya, amina. Ukina natasa, haleluya. Kandi ikintu kiri mu isi izajya kugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Amina. Ni ukuri ipfa kuba yaraguciye imanzi mu kiganza, upfa kuba ufite amakuru uri mu mwanya neza, upfa kuba ufite amakuru kugendana nayo. Haleluya, haleluya. Ufite abantu bakorera Imana, ni ukuri nubwo bimeze gutyo. Ndiyo. Kandi ikindi ntimugaterwe ubwoba n'abadayimoni. Haleluya. Imana izi intege nkeya zawe. Yesu yaranesheje. Imana izi intege nkeya zawe. Imana ijya kureba uryamye, ikakureba ubyutse mu byo ukora. Ntukajye uterwa ubwoba n'abadayimoni bakongorera ngo Imana yaraguciye, ngo wakoze ibi, ngo ntabwo Imana izakubabarira. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Abazimu ntibakagutera ubwoba. Ni ukuri Uwiteka yicaye mu gihugu cy'ijuru, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Intebe y'imbabazi, icyaha ukoze upfa kucyatura ugafata umwanzuro, Imana irakubabarira. Haleluya, Imana irababarira. Ndiyo, ndakwinginze winjira mu mavuta yo kwezwa. Wezwe. Haleluya, wezwe. Haleluya. Numara kwezwa wegera Imana. Haleluya, nayo izakwegera. Yego, nimara kukwegera izajya iguha umwuka wera. Haleluya, niguha umwuka wera uzajya ukandagira inzoka na sikoropiyo. Izaguha izo mbaraga. Nimwakira imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igitanga imbaraga randa. Imana igitanga amavuta y'Imana. Erega nukuri ibi bintu Imana yadusezeranyije ntabwo ishobora kubigumana mu gihugu cyayo. Reka yabonye ko mu isi igomba kuduha umwuka wera, tugafashwa n'Imana, tukavuga Imana neza, uziko reka mbahe amakuru yizeye. Yego, umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera ni ukuri yasenze, bimubera byiza kurusha uko
yabona umuntu avuga iki cyo mu isi kiryoha. Hari abantu wenda ushobora kuvuga ati ndi inyama n'ifiriti n'umuceri nibwo nezerwa, ngendeye muri Range Rover nibwo nezerwa. Ibyo byose iyo winjiye mu cyumba cy'amasengesho, haleluya, wifitiye umwuka wera w'Imana, ibyo byose uba wumva uri hejuru yabyo. Dushimiye Imana igiduha ku mwuka wera. Nawe uri kutureba usaba Imana imbaraga z'umwuka wera. Iyo winjiye mu kirere cy'umwuka ufashwa n'Imana ukumva hari indirimbo ijya imfasha ivuga ngo isi bizavaho n'ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yose bizavaho n'ijuru naryo rikavaho, haleluya, uwizera azabona ayo masezerano. Amina. Ndafashijwe. Yego. Iyi si nubwo yavaho n'ijuru rikavaho, umuntu wizeye ibyo umwami Imana yavuganye nawe, isi nubwo yavaho ijuru rikavaho, umuntu uzi neza ko yavuganye na Data, yego, ntagire ubwoba. Nubwo mwakumva ibiteye ubwoba, nubwo wanyura mu byago n'amakuba, upfa kuba wizeye ikintu wavuganye n'Imana. Haleluya. Byanze bikunze bizasohora. Yego. Nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana mwene Data. Ntawe. Nagira ngo nguhe amakuru ko na biriya bitakunze bitari ibyawe. Nibyo. Nta muntu ujya uroga umugambi w'Imana. Haleluya. Nta muntu ujya uroga ibintu by'Imana. Haleluya. Nagira ngo nguhe amakuru ko Uwiteka agiye guhaguruka kukurwanirira. Nibyo. Kandi n'abahagurutse iyo Imana ije kukurwanirira, abadayimoni bose bariruka. Kuko baramuzi. Bamuzi nk'Imana. Bamuzi ko ari intare. Bamuzi ko ari inkingi leta Savabo. Imana ishimwe. Haleluya. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntuterwe ubwoba n'abadayimoni. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kubona. Imana igiye kwirwanirira ku buzima bwawe. Haleluya. Imana igiye kunevone patirebo. Imana igiye gukoresha imbaraga kugira ngo ikurwane horaka. Ntugire ngo gukorwa n'isoni biriho. Oya rata. Ibyari kuzi gukoza biriho, ariko Uwiteka bambihema akurinde gukorwa n'isoni. Narangiza kukurinda gukorwa n'isoni, ni ukuri Uwiteka azaseruke ku buzima bwawe. Hari impamvu Imana igomba guseruka. Abanyamahanga batutse izina ry'Imana ni ukuri, bagenda bavuga ngo ese Imana mwakurikiye iyabamariye iki, ariko ntibazi amakuru. Ntabwo bazi icyo Imana yari tubikiye, ntabwo bazi ukuntu Imana igiye kugutungura. Haleluya. Imana igiye kubatunguza umucyo, nibarangiza bavuga ngo ese ni wa wundi, ngo se ni wa wundi. Nimwumve irindi jambo. Ni ukuri tugira abantu bari ku buzima bwacu batuvuga nabi, akakuvugira nabi kandi nta kosa ufite, ariko mva ukuntu Imana ivuga. Icyo mukundira Yesu nagajya yumva amabwire ya rubanda. Haleluya. Icyo mukundira nagajya yumva amabwire ya Satani. Iyo aza kumva amabwire ya Satani, njyewe simba nyiriho, njyewe mba nararabye. Satani unteranya buri munsi ngo uwo mukunza nce mu rugo, ukamushyira ibirego byinshi ndetse na bimwe by'ibinyoma. Umwami Yesu akabyumva ndetse akanabitega amatwi. Tayo maraso menshi navuye, akazi kayo no kumukiza. Ariko nimwumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Satani aturega ibirego byinshi. Haleluya. Akaturega n'ibinyoma. Agashyiramo ukuri kw'ibyo twakoze, akadushyiriramo n'ibinyoma ngo uwo mukunzi atware. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwami Yesu arabyumva, kandi yarangiza no kubyumva akanabitega amatwi. Haleluya. Yarangiza akabwira abadayimoni ngo nimutege amatwi mbabwire amakuru y'umwana wanjye. Yego. Haleluya. Amina. Iyo yabiteze amatwi aravuga ngo ya maraso naviriye ku musaraba i Golgotha, ya misumari banteye, yego, bya
byari ukugira ngo nzacungure kanaka, byari ukugira ngo nzacungure wowe uri kutureba. Haleluya. Imana ishimwe. Ndiyo. Nta bwoba dufite bw'uko Imana ni ukuri. Ntabwo kuko Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Niyo mpamvu tutazaterwa ubwoba n'abadayimoni, kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Ni ukuri mfashijwe n'ijambo ry'Imana, ntabwo twagiye kure y'umurongo twari turi gusomaho. Yego. Ujyanye no kuvuga ngo icyakora bo bakwibagirwa, ariko njyewe Uwiteka sinshobora gukora ikosa ryo kwibagirwa. Nibyo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, hari abantu bateze amatwi ijambo ryawe. Nubwo Satani ari umurwanyi ariko si umunesha. We wanesheje isi ukanesha n'umubiri. Uwizeye mu ijambo umuneshereza. We wanesheje Satani, wizeye umutsindira abarozi n'abarozikazi. Mu izina rya Yesu Kristo turamena imbaraga z'umwijima, turashwanyaguza imbaraga z'abadayimoni, turamenenganisha ukuboko kwe kw'izimu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, icyubahiro ni cyawe Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, kubw'ijambo twumvise, uha umugisha inyama n'amaraso n'amagufa n'imisokoro biteze amatwi ubuntu bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, mwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen. Ngira ngo wasezera abantu cyangwa se ubashimira, cyangwa niba nta kintu urenzaho tugasezera abantu dusoza amateraniro yacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, turabakunda. Imana ibahe umugisha. Amen.